Dutangiye agafilimi kacu ku mugaragaro 5/5. Hano hari abakobwa bane beza bari bambaye neza. Gusa hano hari habaye amarushanwa. Hari umuhungu w'umukire ufite mama we ufite agatubutse washakaga umugore ariko yabanaga n'ubumuga. Nuko baturanye abakobwa bane baravuga ngo reka tuze turebe tubanze tugere imiterere y'aba bakobwa, turebe ubwiza bwabo, ubundi tuze gushyira wa musore wacu aze kwihitiramo. Murebe kuntu abakobwa bari kuza baza bagera ikibuno cyabo cyangwa se ikibuno cyabo muri rusange. Ahangaha muri bino bintu bari bateguye bimeze nk'ibikarito, ariko hirya hari undi musore usa nkaho afite irari ritari ritoya. Uyu ni mama we umubyara, uyu ni umugore uri gutoranya cyangwa se ni umujaji ari kureba amazina avuga ngo Lisa wiwe turamufashe. Urabona ko bamaze kuba bamusinyira cyangwa se bamuhereza televiziyo nk'uko nawe yaje akitwara neza. Hakurikiyeho undi mukobwa ndetse ubona afite confidence cyane, gusa agiye gukurikiraho mugenzi we aramubwira ati reka giye mbanze kubera ko ni njyewe uteye neza. Nuko nawe yazanye ikibuno cyiwe agishyira muri twa dukarito bari babaje kugira ngo barebe imiterere y'abakobwa. Hama wa mugore arebye neza ikibuno asa nkaho aseka, birasa nkaho atigeze yishimira uyu mwana w'umukobwa wari ukurikiyeho, ariko nawe byarangiye amufashe bamwita Mari nawe baramufashe. Hano hasigaye umukobwa wari umukobwa w'umukene utarumenyereye bino bintu, atari akaninja, ariko nawe yaje kuba yagerageza amahirwe yiwe. Nuko haje undi mukobwa wa gatatu kugira ngo baza kureba nimba bari buze gutoranya ba bakobwa babashyire wa musore wabo. Gusa umugore uri ahangaha yarebye Bawusa, gusa Bawusa aravuga ngo uriya mukobwa nta kintu kimurimo, ntago ari mwiza cyane pe, ntago uriya musore wacu ashobora kuba yamukunda. Nuko Cindy bamunyuzamo imikato baravuga ngo wowe ntabwo turi buze kuba twagufata. Wa mukobwa wacu w'umukene, wa mukobwa wacu ugira umutima mwiza, ateye neza, nawe yaje nk'abana ingaze akora igerageza rya nyuma abasha kugera finali arebe ko yazatoranwa. Nuko nawe yaje agiramo ikibuno cyiwe, ndetse ni umukobwa wari ufite imiterere myiza ndetse afite imico myiza ndetse n'imyifatire. Nuko umugore uri hano aravuga ati nta kibazo, nawe ndabona ntacyo utwaye, ngaho jya mu bandi. Ndakeka abantu bakomeje bageze finali ari abakobwa batatu gusa. Mu bakobwa bose twari twatoranyije uri kubona ko amasura yabo arashamaje kandi amasura yabo ameze neza cyane. Mukurikire filimi, gusa wibuke neza niba uri mushyashya kuri ino YouTube channel ukore subscribe kugira ngo ujye ubasha kureba ibiganiro byacu ndetse n'amafilime azajya atambuka kuri ino chaine yacu. Nuko abakobwa barishimye cyane, baranezerwa cyane. Gusa hano hari umukobwa w'umukene utari wambaye n'imyenda myiza, ya myenda igezweho, ya yindi abakobwa bakunda. Yari afite ubwoba bwinshi cyane. Nuko wa mugore yaravuze ati ubu ngubu noneho nta kibazo, tumaze kuba twabahitamo, ubu tugomba kuba tukazarindira amezi, ubundi tukazareba umuntu uzabanza kuba yajya kwiyerekana n'uriya musore. Agafilimi kacu mureke tugakomereza ahangaha. Bahise bagera ku kindi cyiciro noneho cy'uko bano bakobwa batoranyijwe bagiye kuba bareba wa musore bashaka kuba batsindira. Mbibutse neza ko uyu ni umuryango ufite amafaranga yabo, badafite amafaranga na makeya yo kuba banyanyagiza, ahubwo bafite amafaranga menshi cyane yo kuba banyanyagiza mu bakobwa kugira ngo barebe nimba hari umukobwa umusore wabo ashobora kuba yakunda, kuko habuze umukobwa n'umwe ushobora kuba wakwemeje uyu muhungu. Nuko wa mugore yagiye imbere azareba abakobwa bose agenda bacishamo amaso avuga ati byanga byakunda abangaba duteranyije ku mubiri barasa neza, umuhungu wanjye nubwo ari ikimuga ashobora kuza kuba
yabakunda. Nuko yaraje arabegera ababwira amabwiriza bari buze kuba bagenderaho, ababwira n'ikintu bagiye kuba banakora. Mbibutse neza ko mubanze mukore subscribe kugira ngo ujye ukurikira tuno dufilimi 5 kuri 5 kuri ino shene yacu. Aba bakobwa bacu batatu batoranyije ni abakobwa beza bo mu myaka 20, 21, 22. Nabo bashakaga kuba barya kuri aya mafaranga y'abakire. Gusa hano hari ikibawusa cyarabitegerezaga cyane kikavuga ngo byanga byakunda imboga zirizana, abafite amafaranga koko barya ibiryo biryoshye. Nuko wa mubyeyi yarebye ba bakobwa bwa busireyi kwini, gusa hari harimo ubukobwa bwinshi bwari bwakabije cyane. Gusa abagiye ku murongo barababwira ngo tugiye kuboherereza umuntu cyangwa se tugiye kubehereza igipimo, murebe uko kiza kuba kimeze, mubanze murebe umuntu muhataniye kuzabatera inda. Mbibutse neza ko aba bakobwa barashaka ko basindira amafaranga menshi cyane arenze miliyoni, kugira ngo barebe niba harimo umukobwa umwe ari buze guhitwamo n'uyu musore muri kubona uri kuza mu kagare. Mwibuke gukora subscribe. Mw'abantu mwe rero, hari ibintu byinshi bitubaho mu buzima tukagira ngo ni impamvu zacu. Hari n'igihe wibuka ko umeze neza ukibagirwa ko hari abandi batameze neza. Reba aba bakobwa bose bahise bareba wa musore uri mu kagare, bose batangira kunyunya, batangira kuba barakara. Ese burya ni kino twarwaniraga? Ese burya ni uyu nguyu? Njyewe nagize ngo ni uyu mubawusa uri imbere yawe. Abo bose bari kugenda babyibazaho, gusa kubera ko inda yatsinze amafaranga ari aya mbere, baravuze ngo nta kibazo turaza gukorera aya mafaranga, ni ukudutera inda gusa hama tukamubyarira ubundi bikarangira. Umusore yaraje yitegereza abana b'abakobwa bari bari aho, arabareba, hanyuma asubiza akagare kiwe arigendera. Tugaruke kuri nyina, murebe nyina kuntu yahise amwenyura avuga ati ndakeka mumaze kureba uriya musore, ese ninde uri bubanzeyo? Nuko abakobwa batangiye kuba basigana, gusa byanga byakunda hagombaga kubanzayo umukobwa umwe. Nuko uyu mukobwa wambaye utwenda dutukura usa nk'aho ari mugufi muri bo, ndetse afite n'ikimero cyiza ndetse n'umubiri mwiza, aravuga ngo reka jyewe mbanzeyo, mbanze njye kukubereka uko akazi gakorwa. Nuko umukobwa yaragiye, gusa wa mukobwa wacu w'umukene yasigaye ahangaha aravuga ngo Mana nyagasani, ndabizi ko ibyinshi bitampira, ariko uyu munsi ndawugusabye. Wa mukobwa yarinjiye, yinjira nk'abasireyi kwini, yinjira nk'utuninja twose dusanzwe tuzi imihanda. Yaraje yikaraga imbere, atangira gukaranga akanyobwa, aravuga ati muraho, ni amahoro, mumeze mute? Ese nabegera? Umukobwa yatangiye gutambuka, yari yambaye mini iteye ubusambo, gusa uwo yegera yari yarakaye cyane. Yaramwegereye, umukobwa asa nkaho ari kugenda amukorakora mu gatuza, gusa nyamusore aramubwira ati ntabwo byashoboka, ntabwo wowe uri my type wanjye, ntabwo bishoboka ko dushobora kuba twajyana. Umukobwa aramubwira ati ese kubera iki ko ndi umukobwa mwiza nawe ukaba uri umusore mwiza? Ni ukubera iki? Reba ukuntu umukobwa ari kumwegera agashaka kumusoma, ariko umusore agakuraho umutwe. Byanga byakunda ari bo abasore aka kanya baba bavuga ngo uyu ni wo mwanya mwiza wo gufatiraho. Gusa ntabwo ariko byagenze. Wa musore yatangiye kureba wa mukobwa ukuntu avuga. Umukobwa yari umukobwa mwiza, ariko ubona nta disipurine, umusore atarigize amukunda na gatoya. Sinzi uyu musore umukobwa ari buzi kuba yakwemera indangagaciro aba afite. Umukobwa yagumye kugerageza, gusa umusore aramubwira ati ntabwo bishoboka wa mukobwa we, ndavuze ngo sohokera mu cyumba, ntabwo uri my type wanjye, ntabwo twakundana, imico yawe ihabanye n'iyanjye cyane. Umukobwa aramubwira ati
ese ni igiki nakoze utigeze ukunda ngo basi ngihindure ko numva ngo ukeneye mama wawe ko yatubwiye ngo tuza tugushimishe. Gusa uwa Honda ntabwo anoga, aravuga ngo ntabwo bishoboka ko ushobora kuba wowe wankofirima ko yuko ushobora kuba wambyarira umwana n'imyifatire yawe, ahubwo icyiza ni uko wasohokera mu cyumba kuko ndabona utangiye kumbangamira. Nuko nyamukobwa yarikubise nk'ubusireyi bw'iki gihe, reba ukuntu agenda yamanitse amaboko aravuga ati reka ngende nzaguha ahandi, aya mafaranga y'abakire ntagiye kuntesha umurongo. Umusore nawe yasigaye aha ngaha yibaza ariko abakobwa b'ubu babaye mute, uri kubona ukuntu kaje kanyikaraga imbere we. Umukobwa nawe yaje asohotse hanze avuye mu kizamini cya mbere, dore ko ari nawe yifuje kuba yabanzayo. Yarabaje atangira kuba yareba abari hariya, atangira no kwirya akiryo avuga ko njyewe duhuye n'uriya musore turangije kuba twakora ibyo dukora mu kwezi kwa 9 ngomba kuba ntwite inda yiwe. Mwumve ukuntu yaje ari kubeshya, ariko uri kubona ko yegereye wa mubawusa wamurebaga cyane agakuramo rinete, urabona ko basa nkaho babiziranyeho. Nuko undi mukobwa wa kabiri yaravuze ngo reka mfate umwanzuro, njyewe naje niteguye, ntago mwebwe mutegura, ntago mwebwe munzi. Nifate isotiye yanjye nkayambara imbere ya hano ku gatuza kanjye cyangwa se ku mabere, araza kuba yatwarwa, araza kuba yabikunda cyane. Reka mbanze mbereke uko akazi gakorwa. Wa mukobwa avuyeyo yararakaye, gusa wa mukobwa wacu w'umukene we yarumiwe, yaravuze ati byanga byakunda nta kindi kintu ngomba gukora, mfite ababyeyi barembye, twigarukire mu nzu. Wa mukobwa yaraje atangira gucuranga imizi.